Mwaramutseho, karibu ku murongo wacu ari nawo wanyu, umurongo Nyarwanda TV, channel yacu, channel y'abanyarwanda, channel y'abantu bose bakunda u Rwanda, bakurikirana ibibera hirya no hino ku isi. Nizere yuko ni ku cyumweru mumeze neza, abagiye gusenga musabira igihugu cyacu gikomeze gitera imbere, abari mu rugo muruhutse namwe mukomeze mugubwe neza, cyane cyane yuko ejo kuwa mbere ari umunsi w'akazi. Ikintu tugiye kuganiraho ni football yo mu Rwanda. Football yo mu Rwanda iyo muyireba mubona ibyayo bigana he. Leta yatwubakiye ibigo abantu bitorezamo, ibibuga abantu bitorezamo, ibyo bakiniramo, mbese hari ibikorwa remezo rwose mu mikino itandukanye, ariko cyane cyane reka tuvuge kuri football. Muzi ko stade Amahoro yaruzuye, yaratashywe, ubungubu ikinirwamo, hari Kigali Pele Stadium iri Nyamirambo, hari n'izindi stade ziri mu ntara, ziri henshi kugira ngo abafite impano, abakinnyi bande bose babona aho bakinira. Nubwo bavuga yuko mu gukina nabwo hakirimo ibibazo, cyane cyane yuko abana b'abanyarwanda bataratangira gutozwa gukina bakiri batoya ku buryo bakura babizi, impano zabo zikagaragara hakiri kare. Ariko byibura football yo turayifite, dufite Rwanda Premier League, dufite n'andi marushanwa, Peace Cup n'ibindi, dufite byinshi dukiniramo imikino, tukerekana impano, Rwanda rugatsinda cyangwa se rukanatsindwa. Ibintu byo ngibyo ni ibintu bisanzwe bibaho, nta kipe ibidashobora gutsinda cyangwa itsindwe cyangwa se inganya, no kunganya nabyo bijya bibaho. Ariko ikibazo gihari gikunze no kugarukwaho cyane n'abanyamakuru bakora siporo, ni ibintu ngo biba mu basifuzi. Mu misifurire y'u Rwanda ngo harimo ikibazo cya ruswa, ikibazo cyo kubera, ikibazo numva ibyo bita ngo ni fixing, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ibyo bintu abakurikirana umurongo Nyarwanda TV mwebwe mubona biterwa n'iki? Se n'ahandi birahaba ku rwego nk'urwo biriho mu Rwanda? Ese kubera iki mu Rwanda usanga binakomera kugeza naho nk'uko byaraye bibaye mu Bugesera, ikipe igira gutya ikavuga iti twebwe ntabwo turi bukina uyu mukino, nubwo wari watangiye ariko ntabwo uri bukomeze kubera yuko batwibye. Umukino waraye uhuje Rayon Sport na Bugesera FC waje gusubikwa, ndetse bituma abakinnyi bava mu kibuga nyuma yuko abafana bagize bate binjiyemo batishimiye ngo imisifurire. Icyo gihe ni igihe umusifuzi yitwa Ngabo Isonga yaratanze penalty kuri Bugesera yavuyemo igitego cya kabiri, bituma abafana bateza imvururu. Izo mvururu zabayeho kuko bavugaga aratwibye, cyane cyane yuko banemezaga yuko nabo hari indi penalty babonye bakayima. Ibintu biraceka, bajya muri stade biranga, ndetse byanabaye ngombwa yuko perezida wa Rayon Sport aza kubasaba imbabazi, ababwira ati nyamuneka nimuve mu kibuga. Ubwo kandi nako abasaba kudatera ibintu bari bafite, niba ari amacupa arimo amazi, niba ari amabuye, niba ari ibinonko, icyo batoraguraga aho ngaho cyose batera mu kibuga. Ni ikibazo cyaje gukomera ku buryo nyuma y'aho umupira uhagarikiwe, ubwo ikiri bukurikireho ni ukwibaza ngo ese match zasubukurwa bakinire aho bari bagereje, ese umukino uzakinwa bundi bushya, bizagenda gute? Abafana rero urabizi nibo urebye, nubwo tavuga ko ari bo mutima w'ikipe, ariko nabingenzi cyane kugira ngo ikipe ibe yakina neza yumva ifite abantu bayiri inyuma. Abenshi muri abo bafana rero basakuje bati twibwe twagize dute, ndetse hari n'abavuga ko basaba ko perezida wa Repubulika yajya muri icyo kibazo, akajya muri icyo kibazo kuko bavuga yuko bibwa. Perezida wa Repubulika niba uzajya mu bibazo bya football yo mu Rwanda akabibonera umuti ntawamenya, ariko nyine nk'umuyobozi kuba abaturage bamwitabaza ni ibintu byumvikana, cyane cyane yuko bamufata nk'umuntu wubashywe mu gihugu, kandi koko niko bimeze. Ushobora kugira icyo akora ku kintu icyo ari cyo cyose kidashimishije abaturage, kikaba cyagira uburyo kigororwa. Ntabwo byemewe ko abanyapolitike bivanga muri football, ariko wenda nubwo atabifata nk'icyemezo nk'umukuru w'igihugu ngo avuga ati sabye ko bigenda gutya, ariko byibura ashobora gutanga inama, ashobora kuganira n'abantu batandukanye mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu, bakagira uburyo
bamu- bamwumva, bakareba ukuntu icyo kintu cyakemuka cyangwa se cyahabwa undi murongo mwiza, kugira ngo abaturage badakomeza kugira gute, badakomeza kubabara, cyangwa se ibintu bigakomeza kuzamo rwaserera, bigateza ibibazo mu gihugu. Minisitiri wa siporo yitwa Neri Mukazayire, madamu Neri Mukazayire, nawe yavuze ko agiye kujya bagiye kwicara na Ferwafa bakareba ese icyabaraye kibaye ni igiki, cyatewe n'iki, hakorwa iki kugira ngo ibintu nk'ibi bitazongera, niba hari n'ababifitemo amakosa bakaba babihanirwa. Ariko wari komiseri mukuru w'umukino we yasohoye raporo avuga ko ibyo umusifuzi yafashe yasifuye yakoze byose biciye mu mucyo, ko nta kintu umuntu akwiriye kumuveba ko yabikoze kinyamwuga. Ubwo rero niba bivuze gutyo, yari komiseri mukuru w'umukino, ibyo nabyo mu gukora raporo cyangwa se mu kugira ikindi cyakwemezwa cyakorwa ku byemezo bizafatirwa ibyabaye muri uriya mukino, hazashingirwa kuri iyo raporo yatanzwe yatanzwe na komiseri mukuru w'umukino. Ntituzi ngo abareyo bazabyitwaramo bate, ntituzi ngo bizakomeza bite, cyane cyane ko ni umukino wabaye habura indi nk'ibiri ngo finali igere aho Rayon Sport yiyumvamo ko ariyo izahura na APR kuri finali ku mukino wa nyuma. Yego, niba bazemera hagakina undi mukino, niba bizemezwa ko Rayon yatsinzwe biriya bitego, ibyo gukina undi mukino ntibihabwe agaciro ntawamenya. Ariko uko bimeze kose, ikirebwa ubu ngubu ni ukwibaza ngo ese nyuma y'ikintu nka kiriya kibaye, indi mikino cyangwa indi misifurire izazamo ubugororangingo, hari ikintu kizahinduka. Abakurikirana umupira w'amaguru mu Rwanda bavuga yuko habamo ibyo bintu byo kwiba bikozwe n'abasifuzi. Mu gihe Rayon Sport irimo itaka ibingibi, nayo mu minsi ishize bayishinjaga ko hari umusifuzi wayibiye kuri match yayo n'ikipe ya polisi. Ibyo ntabwo byasakuje cyane ngo bihinduke ikibazo nk'uko bimeze ubu ngubu, ariko nacyo ni ikintu cyavuzwe. Ubwo ngubwo ibyo bya football bya polisi na Rayon byo byarangiye gutyo, ariko ibya Rayon na Bugesera murabona intera byafashe. Hanyuma se mu yindi mikino izaza, niba gusifura no kwiba bikorwa mu makipe kandi bikagaruka, nkeka yuko atari bwo bwa mbere bije, bizakemuka bite? Ese abasifuzi ubundi mbere y'uko match iba hari ubwo baganirizwa n'abandi, baganirizwa n'abaperezida b'amakipe azakina, akaba ari naho ashobora kuvamo n'izo ruswa. Ese umusifuzi hari uburyo yatojwe agomba gukurikiza bwo kwirinda kuba yahura n'abantu bazagira uruhare ruziguye cyangwa rutaziguye mu mukino uzakinwa kandi nawe azasifura? Ese ntiyakagombye kubaho uburyo, nkeka ko wenda bufite n'uko umuntu yabugereranya n'ibikorwa n'abacamanza, mu gihe umucamanza afite idosiye ku rubanza runaka, ko afite uburyo agomba kwitwara ku mpande ziburana, ku baburanyi, mu rwego rwo kwirinda yuko yashyirwa mu mimerere yatuma ahabwa ruswa. Ese abasifuzi ho nta kundi ikintu nk'icyo ngicyo cyazakorwa, cyangwa se wenda cyashyirirwaho umurongo, cyangwa se bisanzwe bibaho wenda tukaba tutabizi, mukabitugiraho inama, mukanabitubwira twese nk'abakunzi b'umurongo Nyarwanda TV. Ese koko ntabwo inzego za politike cyangwa se z'ubuyobozi bw'igihugu zemerewe mu buryo ubwo ari bwo bwose kugira uburyo zatangamo inama cyangwa se zakurikirana ibibazo bibera mu mikino, cyane cyane umupira w'amaguru? Kuko niba ikipe nka Rayon Sport bigaragara ko ifite abakinnyi benshi, abafana benshi mu Rwanda, ihura n'ikibazo nka kiriya bigasakuza bikagera kuri uru rwego, bivuze ko mu gihe kandi nanone abafana b'ikipe nk'iriya barakara bakajya mu kibuga, ndetse hari n'umuntu wakomerekeye mu kibuga, ambulance iratinyuka yinjira mu kibuga rwagati kuhamukura kubera ko nta yandi mahitamo yari ahari.
bivuze ngo abantu nk'abo ni benshi, kandi uburakari bwabo bwo guhora bavuga yuko bibwe bushobora kuvamo ikindi kintu kibi ku mudendezo rusange w'abaturage aho batuye, cyangwa se uko basangira. Niba abafana batashye bashobora kurwana na bagenzi babo, bashobora kugira ibindi bibazo bateza aho batuye iyo barimo basangira agacupa n'abagenzi babo ba APR cyangwa b'ikipe bakinnye iyo ari yo yose. Nkumva rongeye ku rwanjye ruhande hakagombye no kubaho uburyo leta cyangwa se inzego zayo mu runaka zagakwiriye kwinjira mu bibazo nk'ibyo ngibyo, zikagira uburyo zitangamo inama cyangwa se ubugorozi, wenda n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rukareba niba mu byakozwe nta bigize icyaha, ku buryo ababikekwaho bakurikiranwa, hakarebwa niba babihanirwa cyangwa se banagirwa n'inama, kuko ntabwo buri gihe intego iba ari uguhana. Ashobora no kubaho kugira abantu inama kugira ngo bikosore, kuko umuntu arumva agashyira mu mutwe akaba yagira ibyo ahindura. Nkeka rero ko ikibazo cyaraye kibereye mu Bugesera gikwiriye kuba ikibazo cyagutse, kikarebwa mu rwego rwagutse muri football y'u Rwanda muri rusange. Abasifuzi bakagira uburyo bikosora, bakagira uburyo bikubita agashyi, ariko nanone uko mu rusyo agomba gukoma n'ingasire. Ntabwo twavuga yuko n'abafana ba Rayon Sport cyangwa se bindi kipe bose ari shyashya. Impande zose zigomba kureba niba nta ruhare zigira mu gutuma ibintu bitagenda neza muri football y'uru Rwanda. Igomba kuba imeze neza, abanyarwanda bakayishimira, cyane cyane yuko muribuka ko muri Guma mu Rugo kimwe mu bintu abantu bari bakumbuye ko ari uguhurira muri stade bakongera bakishima, bagafana amakipe yabo, mbese ubuzima bukongera bugasubira ku murongo. Ubu rero ubwo byasubiye ku murongo, kubona harimo ibibazo nk'ibi ngibi birimo bivamo no kuba abantu bakomereka, ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye. Turakomeza dukurikirane turebe mu by'ukuri uko iki kintu kizarangira, uko kihagaze kugeza ubu ngubu, n'iki inzego ziri bubikoreho, cyane cyane yuko Minisiteri ya Siporo ivuga ko yabigiyemo. Hanyuma ikizakurikiraho turareba niba n'aba basaba perezida kugira icyo abikoraho, niba mu buryo bwe ashobora kuzagira icyo abikoraho kugira ngo bifate umurongo mwiza, bireke guhora bizamo rwaserera. Turaza kureba uko biri bugende. Turabashimiye rero bakunze b'Umurongo Nyarwanda TV, abatarakora subscription mubikore, tujye dukomeza tuganire. Nakagaruka, mugire icyumweru cyiza, Imana ibarinde.